turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mukunda ubutumwa bwiza tunyuza ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Turabasuhuje cyane kandi tubashimira ko mukomeza kudukurikira. Biduha imbaraga natwe iyo tumenya ko mudukurikira. Nyine turi hano kubera mwebwe. Ubwo rero mukomeze mutwandikire, mukomeze musangire natwe ibiganiro kandi murarike n'abandi. Utarakora subscribe nawe nabikore kugira ngo ye gucikanwa, kubera ko turahamya neza ko amagambo avugirwa kwino channel nta handi wapfa kuyasanga. Cyakora nyine abandi bavandimwe nabo bashobora kuba bavuga ubutumwa bwiza nk'uko tuvuga, ariko ahenshi bivugwa ntago byagira umumaro. Keretse nyine aho muzumva bavuga nk'ibyo tuvuga, aho niho mwatega amatwi mukumva amagambo y'ubwenge akomoka ku Mana abasha gukiza imitima y'abayumva. Ntago ari kuri YouTube gusa dukorera, tugira n'izindi mbuga, TikTok, tukagira Facebook page, tukagira Instagram, nabyo byitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Ariko kandi dufite na groupe WhatsApp Ijuru Ntirikorerwa, ku muntu ushaka kuyijyaho yatuvugisha kuri 0784 42 57. Iyo nimero no kuri WhatsApp. Uri hanze ushyiraho akamenyetso ko guteranya 250 7 84 42 57. Njye uvuga ni Emile Nshimiyimana, umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, uwagiriwe ubuntu n'Imana ikama kuba umukiranutsi, mbikesha kwizera Yesu Kristo. Ndi kumwe na bene data rero babukereye kugira ngo nabo bababwire imirimo itangaje Imana yabakoreye kandi ikomeje no gukorera abari mu isi. Reka mbahereza akanya kugira ngo babibwire, babasuhuze, babakire, hanyuma dukomeze ikiganiro ariko twese twamenyanye. Ni karibu bene data. Murakoze cyane. Nanjye ndasuhuza abakunzi ibiganiro by'ubutumwa bwiza tugenda tubagezaho. Ku bashyashya rero bazakurikirana ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza, amazina nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha, ariko ndi intungane. Namenye neza ko navutse ndi umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu, kubera ko Adamu niwe abantu twese dukomokamo. Hanyuma mvuka rero ndi umunyabyaha kubera navukiye muri icyo cyaha. Hanyuma ariko nza kumenya nanone ko Imana yiyunze n'abari mu isi binyuze muri Kristo Yesu waje mu isi. Imana ikamubaraho ibyaha byacu kandi ibyaha byanjye. Hanyuma ayo makuru nyamenye, ngizeye, numva bikijije umutima wanjye. Kuri ubu rero nizeye neza ko urupfu rwa Kristo Yesu ndetse amaraso ye yamennye ku musaraba igorogota ariyo yankuyeho urubanza rw'ibyaha, nkaba ndi umukiranutsi. Nanjye nkaba aricyo nifuriza abadukurikira, abazadukurikira kandi, kugira ngo bizere nabo tuzabane mu bwami butazahanguka. Imana ishimwe. Nanjye nshimiye Imana kubw'uyu mwanya. Amazina y'umubiri ni Nyirajyambere Vestina, ariko kuri ubu ndi umukiranutsi ku bwa Yesu wankiranukiye ari mu isi. Hanyuma gukiranuka kwiwe kwamesheje kuba umukiranutsi, nemerwa n'Imana. Ubu ndi intungane, natunganijwe muri Kristo Yesu. Ndi uwera nk'uko Imana yera, ariko mbikesha Yesu. Imana ihimbazwe none n'iteka ryose. Ndashimiye Imana kuba twongeye kugirirwa ubuntu bukomeye bwo kugera hano kugira ngo tubwire abantu inkuru nziza, tubabwire icyadukijije, tubabwire ubwo butumwa bwiza, ayo makuru meza. Rero ndanezerewe kugera hano muri studio y'Ijuru Ntirikorerwa. Nyene no mugisha ukomeye kugira ngo tubane namwe mudukurikira, muratwereka ko mudukunda, ariko natwe tukabereka ko tubakunda. Niyo mpamvu nyene duhora tuza kugira ngo dukomeze tubasangizeho amakuru mwahishwe igihe kirekire, ariko noneho mukamwe muragenda muyahishurirwa. Uko muyahishurirwa bariko muyizera. Amazina rero nitwa Muhanuzi Filipo, ariko ndi umwana w'Imana, ndi intungane imbere y'Imana. Nta kimana inshinja, kuko ibyo ari kunshinja yabishinjije Kristo Yesu. Rero ndi uwera bidahinduka by'iteka ryose. Ibyo bintu byuzuye umutima wanjye, nkomeze kubishimira Imana, ariko nawe no kubisangiza abandi. Imana iduhana umugisha. Amen.
amahoro, nanjye nsuhuje inshuti zacu zidukunda kandi zidukurikira. Ndabashimiye cyane ko mudahwema kutugaragariza ko mukurikira ibiganiro byacu. Nanjye rero amazina yanjye ni Eugenie Ndabavunnye, umwana w'Imana uwababariwe, uwatsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera icyo Yesu Kristo yakoze. Nshimiye Imana iduhaye uburyo kugira ngo twongere tuganire, ihimbazwe none n'iteka ryose. Amen. Imana ishimwe cyane. Wenda twihuse, tumaze kubibwira, tumaze kubasuhuza, rwose turabishimiye cyane. Ni nayo mpamvu nyine tugira umwete iteka wo kugira ngo tuganire. Nuko tubishimira, nuko tubaha agaciro, nuko tuzi nanone misi Imana yaduhaye kuri mwebwe mwese. Uyu munsi turagira ngo nkuko dusanzwe tuganira kuri byinshi ariko bishingiye ku butumwa bwiza, turagira ngo tuganire ku bijyanye n'indirimbo ziririmbwa mu ijuru. Ubushize twaganiriye tugaragaza ko mu by'ukuri hari abantu baririmba cyangwa se bemerewe kuririmba hano mu isi, hakaba n'abandi Imana itumva indirimbo zabo. Turagira ngo rero tunababwire muri make mu ijuru ho baririmba bate. Mu ijuru ho baririmba bate. Nabyo tuba tubifiteho amakuru kubera ko turabana b'Imana, ntago umwana yayoberwa iby'iwabo. Ku muntu rero usanzwe ugira amatsiko y'ibyo ngibyo, yibaza ngo mu ijuru se ho bararirimba, ese nimba baririmba ngwiki, ese ni bande baririmbayo. Nanone turagira ngo ayo matsiko tuyabamare. Ngira ngo twese turi hano twiteguye kubafasha kuri icyo ngicyo, ahubwo mube maso kandi mutege amatwi kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Ni karibu bene data. Imana ishimwe ko no mu ijuru baririmba, kandi bakaririmba noneho indirimbo z'agahebuzo. Turifashisha ibyanditswe byera, amagambo aboneka mu Byahishuwe igice cyaho cya 5 umurongo waho w'9. Reka dusome. Aravuga ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose n'abo mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Imana ishimwe. Impamvu yo kuririmba indirimbo nshya mu ijuru noneho yarabonetse. Turakomeza tugenda tubivugaho nk'uko Imana igenda ihereza bene data kugenda bahishurirwa. Ariko mu kiganiro twakoze ubutaha twavuze ko ubushize twagaragaje umuntu ukwiriye kuririmba. Hari amagambo avuga ngo kirya gihe abamarayika baririmba basanze abashumba, baravuze ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, ariko no mu isi abe mu bo Imana yishimira, amahoro abe mu bo Imana yishimira. Hano rero bararirimba indirimbo nshya kubera ko impamvu yo kuririmba nuko agakiza kari gatanzwe. Agakiza kari kabonetse, kandi agakiza kari kabonetse gatanzwe na Yesu. Agakiza kari kabonetse, ndetse iyo usomye nyine hano hejuru muri iki gice ubona ko bari kuvuga ngo nuko mbona mu ijuru igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana kwiyicaye kuri ya ntebe.
ngo mbona ngo cyari gifatikanijwe n'ibimenyetso 7 ngo mbona habaririzwa ngo ninde ukwiye kwenda iki gitabo no kukibumbura no kumena ibimenyetso bigifatanije ngo mu ijuru habura n'umwe ngo no mu isi habura n'umwe ngo ariko n'ikuzimu habura n'umwe ngo Yohani wari uri mwishurirwa yerekwa ngo abona habuze umuntu mubo mu ijuru, haba mu bamarayika, haba mu bakuru, haba mu bizima, haba mu bo mu isi, haba mu bo mu kuzimu, habura n'umwe waza gukiza umwana w'umuntu. Ngo Yohana ararira agira agahinda, ariko ngo ari kurira yibaza ibibaye, ngo yumva umwe mu bo mu ijuru aramubwiye ngo Yohana wirira, ngo kuko intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Ubwo rero bivuze ngo Yesu niwe wari utambutse afata cya gitabo kirimo imibabaro, cya gitabo cyuzuye ibibazo byose umucunguzi yaraje guhura nabyo. Mu by'ukuri aragifata, ngo Yohana akomeje kubona, wabona hagati ya ntebe no hagati ya bya bizima umwana w'intama gusa n'uwatambwe. Ariko misiyo yari ihari nuko Imana yarije gukiza inyoko muntu, nuko Imana yarije kurokora abari mu isi kugira ngo ibarokore kujya mu muriro utazima, ariko ibarokoje umwana wayo. Yesu rero amaze gutsinda, yemeye gufata icyo gitabo, akibumbuye, amenya ibimenyetso bigifatanije. Mbese ngo no mwiyerekwa we yabonaga Yesu yatambwe, ngo noneho ngo abona mu ijuru ngo abamarayika, ibizima, abakuru ngo beguye inanga, kubera ko agakiza kari kabonetse. Ngo begure inanga kuko babonye ubonetse kuza gukiza abantu. Baravuga ati indirimbo itarigeze kuririmbwa hano mu ijuru noneho igiye kuririmbwa. Ngo begure inanga kuko mu ijuru ntabwo higeze haririmbwa y'indirimbo yo gucungura umwana w'umuntu. Oya, ngo begure inanga noneho ngo batangira kuririmba. Baravuga ngo ni wowe ukwiriye kwenda igitabo ukamena ibimenyetso bigifatanije, kuko ari wowe wemeye gutambwa ugacungurira abantu, abo mu moko yose n'abo mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe y'igiciro cyinshi. Rero mu by'ukuri ntatinze ni Yesu wenyine wari ukwiriye, kuko niwe Imana, kuko yari Imana, ariko niwe wari ukwiriye kuza gukiza inyoko muntu. Ubwo rero no mu ijuru bararirimba, ntizimbye mu magambo, ariko indirimbo yaririmbwe mu by'ukuri ni indirimbo igendanye n'uburyo ki agakiza kari gatanzwe. Imana ishimwe. Mari ishimwe cyane. Wabivuze, ni nacyo twifuza gusobanura cyane. Imana ikwiye kuririmbirwa, icyo tukemeranywe. Imana ikwiye kuririmbirwa. Imana ikeneye guhabwa icyubahiro, yaba mu buryo bw'indirimbo n'ubundi buryo bwose. Ariko ikigaragara mu ijuru, hariyo ibiremwa bishinzwe ako kazi ko guhimbaza Imana. Mu magambo muvandimwe yavuze, iyo ukomeje ku murongo wa 11 igice cya 5 cy'ibyahishuwe, bagenda bavugamo abamarayika. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'ababakuru. Umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Iyi korari ntabwo ibaho, irenze umubare wo mu isi. Ni ibiremwa byo mu ijuru nyine, nubwo nk'uko tubizi
abamarayika banatumwa gukorera mu isi ku mpamvu z'abakiranutsi. Wenda ayo n'andi masomo tuzagenda dusobanura mu gihe kizaza. Niyo mpamvu tubwira abantu badukurikira ngo rwose nibukureho urushinge kubera ko muzamenya iby'ubwiru bw'Imana. Twivugiraga rero hariyo mu ijuru abakuru, hariyo ibizima, hariyo ndetse n'abamarayika. Abakuru umubare wabo urazwi, ibizima umubare wabyo urazwi, ariko abamarayika ni benshi cyane. Niyo mpamvu umubare wabaye munini. Ariko ubundi ntabwo abakuru ari benshi, ntabwo n'ibizima ari byinshi. Ibyo wenda si umwanya wabyo cyane, tuzabisobanura ikindi gihe. Ariko hashingiye ku mubare munini w'abamarayika, iyo korali yari igizwe n'abantu umuntu atabasha cyangwa se n'ibiremwa umuntu atabasha kubara. Ariko ari naho duhera tuvuga ko nanone Imana yatugiriye neza cyane idukiza muri Kristo, kuko yari isanzwe ifite ibindi biremwa biyubaha, bishinzwe kuyiha icyubahiro, bishinzwe kuyihimbaza. Ariko kuba yaremeye no gucungura umuntu ni ubuntu n'urukundo rutangaje byatumye Imana ikiza umunyabyaha. Hanyuma baririmba rero indirimbo nshya, bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Byose ni ibye nyine. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe ibyiyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Aka ni akantu gakomeye. Ibiri mu nyanja, ibiri mu isi, mbese ibyaremwe byose burya bihimbaza Imana. Icyo ni ikintu abantu batazi. Ibyaremwe byose aho biva bikagera burya bihimbaza Imana. Kandi amajwi yabyo Imana irayumva. Numva ibyaremwe byose byo mu ijuru ariko no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose no munsi y'ubutaka no mu mazi n'amafi n'ingona n'imvubu n'inyoni byose bihimbaza Imana. Biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe ibyiyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti amen. Ba bakuru bikubita hasi. Ubwo noneho hano bavuze umubare w'ibizima. Ba bakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Iteka baramya iteka ryose. Mu by'ukuri ibiremwa byo mu ijuru byo bihimbaza Imana biri mwayo moko atatu, ariko iby'Imana yaremye byose yabiremeye kugira ngo biheshe icyubahiro. Niyo umuntu yakwigira karakajya he, Imana icyubahiro cyo iragifite. Ahubwo ni amahirwe twagiriwe yo kugira ngo natwe twinjire mu mubare w'abahimbaza Imana. None rero indirimbo ziririmbwa mu ijuru nshyashya zishingiye ku gucungurwa k'umwana w'umuntu, kuko mbere bari basanzwe baririmba ariko badahimbariza Imana gucungurwa, kuko kwari kutarabaho cyangwa se kutarahishurirwa ibyo byaremwe, kuko n'ubundi byanditswe bivuga ko Kristo ari umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, ariko ibyo biremwa byari bitarahishurirwa uko gucungurwa ngo ibe impamvu yo guhimbaza Imana. Iyo tugiye muri Yesaya mu gice cya 6 batugaragariza indirimbo zari zisanzwe mu ijuru.
mu gice cya gatandatu guhera ku murongo wa mbere twasoma twihuta. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gitwikira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6. 2 yayatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, ni ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi arahaguruka aza aho ndi, afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, ari inkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Amen. Nendaga hano kugaragaza uburyo mu ijuru n'ubundi bari basanzwe bahimbaza, bavuga ngo Imana irera, irera, isi yose yuzuye icyubahiro cyayo. Impamvu noneho yiremwa, impamvu y'iby'Imana yaremye, niyo yari impamvu yo guhimbazwa kwayo imbere y'abamarayika n'ibizima n'abakuru. Ariko nyuma haza kuboneka indi mpamvu noneho yo gucungurwa. Iyo niyo mpamvu noneho Imana ikomeza guhimbazwa n'ibiremwa byo mu ijuru, yewe ndetse n'ibyo mu isi nk'uko twabibonye. Reka mvuge ngo natwe tukiri hano mu isi, byumvikana ko impamvu nyamukuru yakabaye idutera guhimbaza Imana, yaba ari ukuririmba, yaba ari n'imibereho inezeza Imana, ni impamvu yo gucungurwa kwacu bene data. Ndihinnye rero mu magambo cyane ko ndi kumva hari byinshi twavuga hano, kandi ndabizi ko mwese mugiye mufite byinshi mwifuza gusangira n'abadukurikiye. Gusa umuhimbazo w'abamarayika ndabona uteye ubwoba, ngo kuvuga gusa ngo urera, ngo mu ijuru ngo haranyeganyeze, ngo ndetse huzura umwotsi, ariko ni imibavu n'ubundi humurira Imana. Izo ni indirimbo zidasanzwe. Ntitukirata amakorari, ntitukirata ibindi bintu, mu ijuru barahimbaza. Ariko umuntu wakijijwe nawe Imana ishimwe ko yumva amashimwe ava mu kanwa kabera. Imana ishimwe cyane. Umuvandimwe ahishuye ibintu bikomeye, ariko cyane nanjye bishimiye Imana ko nyene, kuko ni Imana yo gushima, ni nayo kandi yo kuririmbirwa, ni nayo kandi yo kuvugwa, mbese nayo ikwiriye icyubahiro. Nakomeza no kubwira abadukurikiye ngo ahubwo bave mu bushomeri, bave mu bushomeri, kuko umuntu utari wizera uburyo ki Imana yatangiye ijuru ubuntu muri Kristo Yesu aracyari umushomeri. Ibyo guhimbaza ntabwo abyemerewe, ibyo gucuranga ntabwo abyemerewe. Ni ukuvuga ngo amashimwe, bya bindi byo kuvuga ngo nanzagushima zose. Hari ukuntu umuntu ashima ngo nanzagushima ngo zose, ngo Imana umve ko nzishimiye, ko Imana yavuze ko idashobora kumva umunyabyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo uva mu bushomeri, umenye neza gushima Imana ari iby'abandi, ni iby'abantu nyine bamaze kwizera uburyo ki Imana yatangije ubuntu muri Kristo Yesu. Mbese hano, kuko hano na Yesu wabikoze ni nawe mugabo wabihamije. Mbese nabwira abantu ngo bave no mu gasuzuguro, kuko ni n'agasuzuguro kutamenya ibyo watambwe nawe yarabihamije. Nko mu gice cyaho cya mbere cy'ibyahishuwe umurongo wa 5,
uwo watambwe ni nawe mugabo wahamije ko yatambwe. Yaravuze ngo no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindurira Imana kuba abami n'abatambyi b'Imana ye. Urumva nicyo nashaka kuvuga, nuko abantu bakwiye kuva mu bushomeri bakizera icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, nabo bagatunga umugabane witwa ijuru. Icyo bivuze nuko nta kintu wemerewe gukorera Imana, icyo mwene data yavugaga, kidashingiye ku icyo ahubwo yo yagukoreye. Ni ukuvuga ngo icyo twakora cyose kikwiye kuba ingaruka zo gushima ibyo Imana yo yakoze. Ngo muri iki nimo urukundo ruri, ngo si uko tube twakunze Imana, ahubwo nuko yadukunze ubundi igatanga Kristo kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu. Uwamaze kwakira ubwo buntu Imana yamugiriye ni ubaho ubuzima bw'amashimwe bushimira Imana ku bwa Yesu. Ngo tujye duhora dutambira Imana iteka ibitambo by'ishimwe ku bwa Kristo, ngo arizo mbuto z'iminwa ishima Imana. Ubwo rero tunasoza twarebaga indirimbo nshya zaririmbwe mu ijuru, n'ubu zikomeje kuririmbwa mu ijuru, zizanakomeza kuririmbwa natwe tugezeyo, nizo tuzaba turirimba. Ariko binavuze ko n'uyu munsi nizo ndirimbo Imana itegereje ku bantu, nizivuga ugutangara cyangwa se ugukomera kwayo gushingiye ku murimo wo gucungura abari mu isi. Gusa ntitwabura no kwishimira ku byo yaremye, kubera ko twabonye ko nabyo ari impamvu yo gushima Imana no ku bindi byose, kuko ubushize niko Imana yatwigishije. Turi mu kiganiro cy'ubushize turi gusobanura uburyo Imana ivuga ngo tujye dushimira Imana ku bw'ibintu byose, ariko nanone byose ishingiro rikaba Kristo. Ni ukuvuga ngo kuri uwo nguwo twanaboneraho no gushima no ku bw'ibindi byose Imana igenda idukorera, ariko ishingiro rya byose n'inzira ituma Imana yumva amashimwe yabera ni ukwizera Yesu Kristo, we watugize nyine abera imbere y'Imana. Hanyuma ibindi byose abantu batekereza byabahuza n'Imana, ibyo byose ahubwo nibajyana kure yayo. Ariko turababwira ngo mugarukire aho ngaho, mwe kugomera Imana muzi ko muri kuyikorera, ahubwo mwizere Yesu, muhabwe ijuru ku buntu, mufatikanye n'abera guhimbaza Imana n'ibizima n'abakuru n'abamarayika n'ibyaremwe byose. Habonetse ijambo rya nyuma urifite atasigarana yarisangiza abadukurikiye dusezera. Yego, ribaye ntaryo ibiganiro byacu nakagaruka. Mwakoze cyane kudukurikira. Nk'uko twababwiye tugitangira, ukeneye kujya kuri WhatsApp group turari kugira ngo tugushyireho, ubundi ukomeze usangire natwe umunezero w'ijuru twaherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Imana ikomeze ibane namwe. Bye bye, naho ubutaha.